kapiteni uri kuvuga. No contact with home. And I have good reason to believe that the American government is no longer functioning. Ati nkurikije impamvu ndetse n'uburyo mbibonamo mfite impamvu zifatika zibabwira ko leta ya Amerika muri kano kanya itari gukora. Niyo Burusiya ntabwo iri gukora, bose icyorezo cyarabishe. Country we all hope we were coming back to no longer exists. Igihugu cyari kidutegereje ngo tuzasubira iwacu muri kano kanya ntabwo kikibaho. Igihugu kidafite abayobozi bakigenga, nta muturage ukirimo. We left these shores 4 months ago as members of the United States Navy. Ati tumaze amezi ane duhagurutse ku nkombe za Amerika. Now our duty is to the entire world. Batwereje kuri misiyo ngo tuzaze tubatabare. None ubu ngubu inshingano dufite ntabwo ari zo kurinda igihugu gusa, ahubwo nizo kurinda isi yose no gutabara isi yose. Nibo bashaka umuti bonyine. On board this ship is the hope. Ati ubu bwato mubona mwicayeho n'ibyo byiringiro byonyine byatabara isi. Ubu bwato bwonyine. For our futures, kubwazaza, families, kubw'imiryango yacu, and for all humanity. Ndetse no kubw'ikiremwa muntu ugereye hose ku isi no muri Afurika y'ubuke bashize. Ingredients for a cure. Ati turaza gukomeza tugume muri ubu bwato mpaka tumaze kubona ibintu byakora umuti tubone kubuvamo. This is the safest place on earth for our scientists to do their work. Niyo mpamvu tugiye gufata ubwato nitubujyane ku butaka tugakomeza tuzenguruka tukareba ahantu twajya harinzwe hatekanye kugira ngo abanyesiyansi bacu bashe kuba bakora umuti watabara isi. $1 billion piece of machinery protected by 216 sailors in the US Navy. Ati reka nongere mbibutse ko buno isi yose igiye kubirinzwe ndetse ibyiringiro by'isi byishingikirijwe ku bantu 216 bari muri ubu bwato bwonyine. Our mission now is simple. Misiyo yacu iroroshye. Do whatever it takes to stay alive at sea until they find that cure. Turaza gukora igishoboka cyose kugira ngo tugume turi bazima mpaka tumaze kuvumbura umuti. For the moment that is our destination. Ati icyerekezo tugiye kuhita dufata tugiye kujya Guantanamo. Niho bagiye kwerekeza. Already. Mwese mwitegure dutabara isi. The most courageous and resilient crew with whom I have ever been privileged to serve. Kandi reka mbibutse ko ngiye nka kapiteni iyi ariyo kuru cyangwa se ariko gatsiko k'abasirikare bafite umutima ukomeye ndetse n'umuhate nigeze mbasha gukorana nako. Tugiye gutabara isi. We will come through this together. Turaza gukorana hamwe. Prevail. Itegure. Carry on. Komeza. Carry on bakomeze. Giye guma mu mazi mpaka bavumbuye umuti. Sirikare yabwiye amagambo mumva ko nibyo. Nta mpamvu yo kujya ku butaka kubwo kwikunda ngo ugiye kureba umuryango wawe